نعم طيب بسم الله الحمد لله uyu munsi ngiye kubereka utuntu nibura buri muyisilamu agomba kuba azi kugira ngo asome Quran mu buryo bwa nyabwo. Gusa mbere yuko mbikwereka banza wibuke gukora subscribe yikore ubundi mbikwereke. Turifashisha igitabo cyitwa At-Tajwid al-Muyassar ni igitabo turi bwifashishe mu kugira ngo twige ibintu uyu munsi ngiye kubigisha. Ni ibintu bigera kuri bine. Ibintu iyo ubizi usoma neza Qur'ani, n'uwo usomeye akabyumva ko usomeye neza. Ikintu cya mbere cyitwa ahkamu nun sakina wa tanwin, amategeko ya nun sukun na tanwin. Irya mbere ryitwa idhar, irya kabiri ryitwa al idgham, hanyuma irya gatatu ryitwa al iqlab, hari n'abaryita al qalb ariko iqlab niryo rizwi cyane. Icya kane ni al ikhfa, hanyuma duhereye kuri amthalul huruful idhar, urugero rw'inyuguti za idhar. Idhar igira inyuguti esheshatu gusa. Iya mbere ni hamza, iya kabiri ni ha, iya gatatu ni ain, iya kane ni ha, iya gatanu ni ghain, iya gatandatu ni kha. Izi nyuguti ugomba kuzifata mu mutwe ko ari inyuguti za idhar. Tugaruke kuri hamza. Ingero baduhaye kuri hamza ni ingero eshatu. Uri kubona ahangaha ku rugero rwa mbere habanza nun, hanyuma hagahita hakurikiraho hamza, ugahita usoma yan auna. Ntabwo wasoma ngo yan auna nun ukayihisha kandi nun sukun ikurikirwa na hamza, uhita usoma yan auna. Urugero rwa kabiri nanone uri kubona yuko habanza nun sukun hagakurikiraho hamza, ugahita usoma man amana. Ubwo gusomya ngo man amana wakoze amakosa. Urugero rwa gatatu ni handitse ngo uri kubona ko hari lam ifite domaten, ubwo ni kuri tanwin. Ubwo uhita usoma kullun amana. Ntabwo wasoma ngo iyo tanwin kuri lun ngo iyo domaten uyihishe, ugomba kuyivuga kuko ikurikirwa na hamza. Hanyuma kuri ha nanone ha uri kubona yuko hano ku rugero rwa mbere habanza nun sukun hagakurikiraho ha, ugahita usoma minhum. Ntabwo wavuga ngo minhum ngo nun sukun ngo yihishe ngo kubera ko idafite iyindi harakati, ahubwo ngo ifite sukun, ugomba kuyivuga. Hanyuma urugero rwa kabiri uri kubona yuko nanone ni nun ibanza, nun ifite sukun hagakurikiraho ha, ugahita usoma minhad. Hanyuma urugero rwa gatatu ugahita none ubona ko hari fa ifite kasraten, fa ifite tanwini ya kasraten ikurikirwa na ha, ugahita usoma hurufin harin. Hanyuma nanone kubona ko hakurikirwa urugero rwa gatatu kuri ain nanone kubona ko habanza nun hagakurikiraho ain, ugahita usoma an'amta. Ubwo ngubwo urumva nun ntabwo wayihisha ngo ntuyivuge ngo nuko ifite tanwini kandi ikurikirwa na ain. Nanone uri kubona yuko kuri urwo rugero rundi baduhaye habanza nun hagakurikiraho ain, ugahita usoma min ilmi. Ntabwo nanone nun wayihisha kandi ikurikirwa na ain. Urundi rugero baduhaye nanone ni mim ifite domaten ikurikirwa na ain, ugahita usoma hakimun alim. Iyo tanwin ugomba kuyivuga ikumvikana, usomeye akayumva. Ku yindi nyuguti nanone ya ha baduhaye urugero uri kubona nanone harabanza nun hagakurikiraho inyuguti ya ha, kandi ha nayo iri muri za nyuguti za idhar. Ubwo ngubwo uhita usoma yanhituna. Hanyuma ubwo ngubwo bagahita baduha nanone urundi rugero, nanone habanza nun hagakurikiraho ha, ugahita usoma min hakim. Baduhaye nanone urundi rugero nanone kubona ko habanza mim ifite domaten hagakurikiraho ha, ugahita usoma min hakimun hamid. Nanone ku yindi nyuguti ya gatanu ibanziriza iya nyuma ariyo ghain, nanone baduhaye urundi urugero kuri ghain. Urugero baduhayeho uri kubona ko habanza nun ifite sukun hagakurikiraho ghain, na ghain ifite kasra cyangwa se i, ugahita usoma fasayunghidun. Iyo nun ugomba kuituma yumvikana wisomeye akayumva. Nanone urugero baduhaye kuri ghain rwa kabiri uri kubona nanone ni nun ikurikirwa na ghain nanone ifite kasra,
ugahita usoma min ghillun, min ghillun, min ghillun. urundi rugero baduhaye rwa gatatu uri kubona yuko ni lam alif ifite fathatain igakurikirwa na ghain ifite fatha, ugahita usoma qawlan ghayru, qawlan ghayra, qawlan ghayra. inyuguti ya nyuma ari nayo gatandatu ni kha, uri kubona urugero baduhaye kuri kha, uri kubona yuko habanza nun hagakurikiraho kha, nun ifite sukun hagakurikiraho kha ifite fatha, ugahita usoma wal munkhanifat, wal munkhanifat, wal munkhanifat. hanyuma urugero rwa kabiri uri kubona yuko ni nun ifite sukun ikurikirwa na kha ifite fatha, ugahita usoma min khayri, min khayri. hari abantu bajya basoma ngo min khayri, ntabwo ngubu abakoze ikosa rikomeye cyane, ahubwo ugomba gusoma min khayri. hanyuma uri kubona yuko urundi rugero nanone ni mim ifite damatain igakurikirwa na kha ifite fatha, ugahita usoma alimun khabir, alimun khabir. hanyuma rero izo nyuguti zose babwiye ni inyuguti za izhar uko ari esheshatu. izo nyuguti rero uko ari esheshatu, iyo habanza tanwin cyangwa se nun ifite sukun, ugomba kuyivuga iyo nuni ifite sukuni cyangwa se iyo tanwin, yaba fathatain cyangwa kasratain cyangwa damatain, ugomba kuyivuga ku buryo uwo usomeye akayumva. ariko iyo ari izindi zitari izo nazo turaza kuziga, gusa izo ngizo zo ugomba kuvuga iyo nuni sukuni cyangwa se iyo damatain. nimba ari fathatain ukayivuga, nimba ari damatain ukayivuga, nimba ari kasratain ukayivuga utayihisha. hanyuma rero tugaruke ku rindi somo rya kabiri, amthal al-hurufu al-idgham, bisobanuye ngo urugero ku nyuguti za idgham. idgham rero nayo yenda kumera nka izhar kuko aho bihuriye nuko byose bifite inyuguti esheshatu, gusa izo nyuguti ntabwo ari zimwe. inyuguti za idgham nazo ni esheshatu, ni ya, nun, mim, waw na lam hamwe na ra. hanyuma izi nyuguti uko ari esheshatu, iyo zibanzirizwa na fathatain cyangwa kasratain cyangwa damatain cyangwa se nun sukun, izi nyuguti umera nk'uyitsindagira. urugero tugiye kureba urugero kuri iyi ya, uri kubona kuri ya hari kubanza nun sukun hagakurikiraho ya, hagahita ubwo ngubwo uhita usoma man yaqulu, ukumva iyo ya urayitsindagiye kandi nta shadda iriho, kubera yuko habanza iriya nun sukun, ugahita usoma man yaqulu. hanyuma urugero rwa kabiri uri kubona yuko nanone ni qaf ifite damatain ikurikirwa na ya, ugahita usoma barqun yaj'alun, barqun yaj'alun. kubona ya nta shadda ifite ariko urayitsindagira kubera yuko abanjijwe na damatain. hanyuma kuri nun nanone nayo ihuye na nun sukun uratsindagira, uri kubona nk'ahangaha habanza nun sukun hagakurikiraho n'ubundi nun ifite kasra, ugahita usoma min ni'mati, min ni'mati. uri kubona nun turayitsindagiye kandi nta shadda ifite, ubwo ngubwo uhita usoma min ni'mati, nun ukayitsindagira. hanyuma urundi rugero none kuri nun, urugero rwa kabiri uri kubona ahangaha habanza dhal ifite kasratain hagakurikiraho nun nayo ifite fatha, ugahita usoma yawma idhin na'im, yawma idhin na'ima, yawma idhin na'ima. kumva nun turayitsindagiye. hanyuma kuri mim nayo ihuye na nun sukun cyangwa se fathatain cyangwa kasratain cyangwa damatain, nayo uratsindagira, ubwo ngo ni tanwin. uhita uri kubona urugero ahangaha baduhaye urugero, habanza nun sukun hagakurikiraho mim ifite fatha, uwo ngo uhita usoma mimmalullah, mimmalullah, mimmalullah. hanyuma ukubona none habanza fathatain hagakurikiraho mim, ugahita usoma lu'lu'an manthura, lu'lu'an manthura. hanyuma indi nyuguti ya kane ariyo waw, nayo uri kubona baduhaye urugero min walin, habanza nun sukun hagakurikiraho waw, ugahita usoma min walin. hanyuma kuri iyi nyuguti nanone yindi ya lam, uri kubona yuko hari kubanza nun sukun hagakurikiraho lam, ubwo ngubwo uhita usoma min ladunhu,
min ladunhu. Urumva lam turayitsindagiye kandi nta shada ifite, ugahita usoma min ladunhu. Impamvu tuyitsindagiye nuko ibanzirizwa na nuni sukun. Hanyuma urundi rugero rwa kabiri kuri lam, uri kubona hano handitse fasalamun lak, fasalamun lak, fasalamun lak. Uri kumva lam twayitsindagiye kandi nta shada iriho. Iyindi nyuguti nanone ariyo ra, ari nayo ya nyuma kuri idgham, ni ra. Nanone uri kubona habanza none sukun hagakurikiraho ra, ugahita usoma kuri urugero rwa mbere, ugahita usoma min rabbihim, min rabbihim. Usomye min rabbihim waba ukoze amakosa, ugomba gutsindagira iriya ra ugasoma min rabbihim. Urundi rugero none rwa kabiri baduhari kubona ni ra ifite damaten igakurikirwa na ra nanone. Ubwo ngubwo urahita usoma ghafurur rahim, ghafurur rahim. Iriya ra ikurikira ukayitsindagira kubera ko yabanjirijwe na ra ifite damaten. Tujye ku yindi ahkam nanone cyangwa se irindi tegeko nanone ni amthalul iqlab. Urugero kuri iqlab, nkuko nababwiye bamwe bajya bayita qalb, abandi bakayita al iqlab. Gusa al iqlab niyo izwi n'abantu benshi. Al iqlab yo igizwe n'inyuguti imwe yonyine. Iyo nyuguti nta yindi uretse yuko ari ba. Ba iyo mu ijambo rya Quran, iyo uri gusoma Quran ukabona habanjije tanwin cyangwa se none sukun hagakurikiraho ba, uhita umera nk'ushyiraho igihekane, ikaba igihekane mba. Urugero uri kubona nk'aha ngaha baduhaye urugero ku ijambo ambeahum, uri kubona habanza none sukun hagahita hakurikiraho inyuguti ya ba, ugahita usoma ambeahum, ambeahum. Urundi rugero rwa kabiri ni urunguru nanone baduhaye, uri kubona habanza none sukun hagakurikiraho ba ifite damaten, ugahita usoma amburik, amburik, amburik. Ubundi ugahita baduha n'urundi rugero rwa gatatu, uri kubona ni ain, iyi ngiyi si icyatsi, ain ifite damaten igakurikirwa niki na ba, ugahita usoma sami'un basir, sami'un basir, sami'un basir. Hanyuma urundi rugero nanone kubona nanone ni nun ikurikirwa na ba, ugahita usoma la yumbadhanna, la yumbadhanna. Urundi rugero nanone rukona baduhaye none sukun ikurikirwa na ba, ugahita usoma min ba'd, min ba'd. Urundi rugero nanone baduhaye uri kubona ni jim ifite kasraten ikurikirwa na ba, ugahita usoma zawjin bahij, zawjin bahij. Iyo ngiyo ni al iqlab. Urundi rugero tujye ku yindi ahkam ya nyuma ariyo ikhfa. Ikhfa yo no guhisha, navuga ngo ni nka opposite cyangwa se imbusane ya izhar, kuko yo iyo igizwe n'izi nyuguti zose uri kubona aha ngaha, izi ngizi 15 uri kubona aha ngaha imbere yawe. Iyo izi nyuguti zibanzirizwa na tanwin cyangwa se none sukun, zo urazihisha. Iyo tanwin cyangwa none sukun ntago uyivuga. Ndaguha urugero nk'aha ngaha kuri iri rya mbere, uri kubona yuko ari nun ibanzi nun sukun igakurikirwa na sad, ugahita usoma mansura, mansura. Ntabwo wasoma ngo mansura, mansura waba ukoze amakosa, ugomba gusoma mansura, mansura. N'izindi izi nyuguti nazo uzirebe ni sad, dhal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, za, fa na ta hamwe na dad hamwe na va. Izo ni inyuguti za ikhfa uko ari 15.